Hello, ibihe byiza ku muntu wese wakoze subscribe kuri Happy Empire Network. Reka nizere ko umeze neza you guys. Reka babwire mbamba kumboye bana. Dusanzwe tuganira ku byinshi bitandukanye, ni gute dushobora kwiteza imbere, ni gute dushobora kubona amafaranga. Uyu munsi mbafitiye rules cyangwa amahame 10 ushobora kugenderaho kugira ngo ubashe gutunga amafaranga. Mbaza ngo nayaye. So reka tugendane, ariko hari akantu kamwe gutya nshaka kugira ngo ba challenge ngo cyangwa mbabwire nawe wongere utekereze, usubize amaso inyuma ku bantu muri kumwe cyangwa ku bantu mugendana, ku bantu mubana mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kugira ngo nayange gusa, ariko nawe ushobora kwisanga uri muri iyo comfort zone. Umuntu umwe yarabajije hano, ngo wisanze muri situation bagiye kukwica cyangwa bagiye kurasa, bakaguha amahirwe umunota umwe wonyine, wandikire message umuntu asubiza mu munota umwe, barakure kugende, uratekereza ninde wagusubiza, ninde wakwandikira? This question broke me. Iki kibazo cyasubije inyuma kurushaho, bituma nekereza ninde muntu wasubiza mu munota umwe kugira ngo ubuzima bwanjye bubashe gukira. Ndatekereza yuko amahirwe yanjye yo kubaho ari kuri uwo muntu ugiye kunyiza mu munota umwe. Naje gusanga mbona nawe sanga yuko ari njye ugomba kwigira, ari nawe ugomba kwigira. Iyi niyo parti nongereye mu buzima bwanjye cyangwa mu isengesho ryanjye rya buri munsi, mvuga ngo Mana, niba kino kintu atari cyanjye, rekera umutima wanjye kukifuza kandi ume amahoro yo kubaho nagifite. So hari urukundo umutima wawe utazibagirwa, hari ibintu ubwonko n'umutima wawe utazibagirwa. Iyo uramutse uri muri comfort zone, iyo comfort zone ikaba itaguhesheje amahoro, ukaba urimo uhangayitse, ukaba udatekanye, ukaba udafite ubuzima. So twebwe rero hano kuri Happy Empire Network dukunda kwivugira kuri finance cyangwa ku mafaranga, financially. Niki wahindura? Iyo tuvuze guhindura ubuzima bisobanura byinshi. Guhindura ubuzima ukava kuri tapi mukajya ku yindi. Mwisi ya none twaje kwisanga dusanga amafaranga niyo ahishe ibintu byinshi, niyo abumbatiye ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero kuri Happy Empire Network twivugira ku mafaranga. Twivugira ku mafaranga, ni gute twabona amafaranga, ni gute twatera imbere, ni gute ubuzima bwacu bwahinduka. Ni gute wava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Utekereza iki? Wowe utekereza iki yuko kugira ngo ubashe guhindura ubuzima, ni gute wava ku rwego rumwe ukajya ku rundi? Utekereza iki? Ni amafaranga. Erega amafaranga niyo zingiro y'ibintu byose. Njyewe namaze kubona yuko amafaranga ari rwo rukundo, amafaranga niyo fondasiyo ya byose. Iyo ufite amafaranga uranezerwa, ariko haravuga ngo amafaranga si byose. Sinzi uko wowe ubibona, ariko njye naje gusanga amafaranga ari byose, kuko iyi si yubakiye ku mafaranga. Reka mubwira amahame 10 wagenderaho kugira ngo ube umutunzi cyangwa utunga amafaranga. So ni igitabo ngiye kwifashisha cyanditswe muri 1880. Gifite amahame 20, ariko ngiye kubabwira 10 y'ingenzi ushobora kwifashisha kugira ngo wowe ukurikira Happy Empire Network ubashe gutunga amafaranga, ubashe kugira amafaranga. Wagiye. So hano rero hari principe cyangwa rules cyangwa amategeko 10 aranga roho yagufasha gukurikirwa n'amafaranga. Igitabo cyitwa The Act of Money Getting. Iki gitabo kirakwereka inzira cyangwa kirakwereka roho y'uburyo wabona amafaranga cyangwa uburyo amafaranga yagukurikira waramutse wakoze ibyo amategeko yabyo asabwa. Uyu mugabo yacyanditse 1880. Iki gitabo cyagiye hanze, The Act of Money Getting. Ni cyakera cyane.
iki gitabo rero cyagiye 1880 cyanditswe n'umugabo, cyanditswe na Taylor Barnum, n'umunyamerika w'umucuruzi kabombo. Kino gitabo The Act of Money Getting cyangwa se Golden Rules kigerageza gusobanura ubugeni bw'amafaranga, gifite amahame 10 cyangwa amategeko 10 yafasha abantu kumenya uburyo babika amafaranga cyangwa uburyo batunga amafaranga. Muri make ni amategeko yafasha abantu kumenya uko bitwara ku mafaranga. Ikintu cyose witwara, ikintu cyose ushaka gutsindira, urabanza ukakigira inshuti. Bigate iyo umaze kumenya uburyo ukigira inshuti, umenya n'uburyo ukitwara, kubera yuko kugira ngo kitakwanga. Impamvu amafaranga kwanga n'uyatunga ni kubera cyagize inshuti. Urumva iyo principe? Impamvu ayo mafaranga kwanga nuko utagize inshuti. Iyo ugize inshuti urayikunda, uyitaho, urayikaringa. Amafaranga ntago ari kure yawe, ntago amafaranga ari kure yawe. Kugira ngo amafaranga gukunde, urabanza ukagira inshuti, ukamenya uburyo yitwaraho. Amafaranga akunda abantu bayitwaraho neza. Amafaranga riga ari spiritual, kandi ibintu biri spiritual burya birumva, sibyo? Bivuze ko niba uyashaka ntiyabona, ushobora kutayakunda. Reka nguhe aka principe cyangwa reka nguhe aka example. Uzabaza mugenzi wawe cyangwa nawe wibaze yourself, uvuge ngo ku munsi guhera ku wa mbere umubaze ati nicyo kibazo ufite, azakubwira ngo ni ikibazo cy'amafaranga. Noneho wigendere, uzongera ugaruke ku kindi cyumweru umubaze ati ufite icyo kibazo, akubwire ngo ni ikibazo cy'amafaranga. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugera ku mwaka urangira, azakubwira ko ikibazo ari amafaranga. Bishatse kuvuga yuko nagura inshuti y'amafaranga. So tugiye kurebera hamwe imico 10 cyangwa principe cyangwa amahame 10, ingeso nziza ushobora kwitwara ku mafaranga asigaye ukayatunga ubundi akagukurikira. Twagiye. Impamvu tutatunga amafaranga nuko tutamenya imico amafaranga akunda, sibyo? Kuko bisaba kuyumva, bisaba kuyasubiramo, bisaba iyo yumviye rero amafaranga uratunga bigakunda. Iyo mico rero niyo iri muri kino gitabo, kandi murasanga ari ibintu bisanzwe. Urasanga nibikubwira urasanga ari ibintu atari byataje, uri buvuge ati ibisanzwe mbizi. Rero itegeko rya mbere ni ukubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza. Si usanzwe bizi? Itegeko rya mbere ni ukubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza. Niba winjiza 1000, wishaka kuba mu 2000. Niba winjiza 1000, wishaka kuba mu 1500. Kubera yuko already uburengeje kubaho y'uburyo winjiza. Iyo ni principe ya mbere iboneka muri kino gitabo The Money Getting, sibyo? Golden Rules. So ubwo rero iyo tumaze kubona akazi k'ibihumbi ka miliyoni, tujya mu nzu y'ibihumbi birenze ayo twinjije. So itegeko rya mbere rero rivuga yuko ari ukubaho biri munsi y'ibyo winjiza, ugashaka ukabana n'ibintu ukeneye kuruta ibintu udakeneye, sibyo? Itegeko rya kabiri ni ukubaho ubuzima buzira umuze. Ubu ndimo nagerageje kugenda bishyira mu Kinyarwanda kugira ngo byumvikane neza. Ubu ni ukuvuga kugira ubuzima buzima, kugira ubuzima bwuzuye butarwaye, kubera yuko amafaranga azirana n'ubuzima burwaye. Bimeze nko gushaka gusarura ariko ushyira mu kintu kirwaye. Niko n'amafaranga ameze rero. Ntabwo ushobora gutunga amafaranga uba mu buzima burwaye. Ugomba kuba ufite ubuzima buzira umuze. Ugomba gukora siporo,
ugomba kujya ukora check up cyane ukareba niba ubuzima bwawe buhagaze neza, kubera yuko amafaranga azirana n'uburwayi, amafaranga azirana n'ikintu bita uburozi. Example, kujya mu kabari ukanywa inzoga, iyo unywa inzoga iyo umaze kugira agapresiyo harimo agakoni nk'uko dusanzwe tubyita, uhita uvuga ati ariko buriya mwana, ibyo byose ari n'amafaranga yose agenda. Iyo ufite izo principe cyangwa iyo uteye gutyo udafite discipline y'amafaranga ntabwo ushobora gutunga amafaranga. So amafaranga rero akunda abantu bafite ubuzima buzira umuze, ngo amafaranga azirana n'abarwayi. Ibyo ni ibintu biri simple, ni ibintu nawe usanzwe wiziye cyangwa nawe usanzwe wumva. Iyo urwaye ntabwo amafaranga ashobora kugusanga walaye. Amafaranga azana n'uburwayi. Reka turebere hamwe step ya gatatu cyangwa rules ya gatatu. Kongera akavuga ngo hitamo akazi ukunda. Hitamo akazi ukunda ntago uzigera uvunika. Urimo urumva kandi akandi kantu. Aka principe ni keza ngo hitamo akazi ukunda ntago uzigera uvunika. Ni ukuvuga iyo wamenye umuhamagaro wawe, iyo wamenye ibintu ugomba gukora, birakorohera kandi ubikora bikunze. Sibyo? Kandi ukabikora neza ukabinoza. So kandi amafaranga akurikira akazi kanoze. So hitamo akazi ukunda. Itegeko rya kane, irinde ideni. Sibyo? Abayahudi muri principe zabo cyangwa abayahudi kuva kera bigishaga abacuruzi, na mbere ya Yesu bigishaga abacuruzi babo yuko bagomba kwirinda ideni, bakababwira ngo ideni ni umuriro, ideni ni umuriro utwika. Ati ideni rero ntago urisanga ahubwo uragihunga. Ati ujye wirinda ideni. Nushaka rero kugira utunge amafaranga cyangwa ugire ururimi rw'amafaranga, irinda ideni. Ideni cyane kugura ideni ryo kugura ibintu bidakenewe, ideni ryo kugura ibintu udakeneye mu nzu, sibyo? So kandi akanavuga ngo kirazira kikanazirizwa cyane gufata ideni utaragira ururimi cyangwa utaraba master w'ubucuruzi, sibyo? Ngo nujye gufata ideni, fata ideni already wararangije kuba master. Abantu babaye master b'amafaranga no bagomba gufata amadeni, ngo kubera yuko azi imico ikurura amafaranga. Murumvaga kana kugira ngo ujye gufata ideni, umuntu harya akubwira ngo waguhaye amafaranga ngo ayafata, ngo ngo nayafata, ariko naguze ururimi rw'amafaranga, naguze umuco w'amafaranga, sibyo? Kandi batubwira yuko amafaranga ari spiritual, sibyo? Ideni rikugira umucakara. So nujya no gufata ideni banza umenye yuko uzu ururimi rw'ideni, uzu ururimi uzu ururimi rw'amafaranga. Itegeko rya gatanu. Itegeko rya gatanu hano twihuse, amafaranga akunda umuntu wigenga, ufite freedom. Ibi bintu birasekeje. Kino gitabo uyu mugabo Barnum yanditse avuga ngo 1880 aravuga ngo amafaranga akunda umuntu wigenga, umuntu ufite freedom. N'ahandi hazamo kwikorera. Iyo wikorera urakira, iyo wikorera uratunganirwa. Turabisanga mu isomo rya gatandatu. Bikumva? Iki cyo kirumvikana, twacyumvikanaho twese, ngo shakisha uburyo ubaho nta muntu wishingikirijeho cyangwa ubaho nta muntu ukugenga, ngo shaka uburyo ubaho wigenga. Ngo niba ushaka ko umutwara w'amafaranga, shaka uburyo ubaho wigenga, nta muntu ukugenga, nta n'umuntu ugukontorora. Ntabwo amafaranga akunda abantu batigenga. Niyo mpamvu bavuga ngo kwikorera biguhindura umukire. Nibyo bindi tujya tugaruka mubwira ngo aho kugira ngo ufokasinge gushaka akazi, fokasinga uburyo wakwikorera. Niyo waba ukorera undi muntu, ariko aho gushyira ibitekerezo byawe ku kazi ka rubanda, tekereza ni gute nakwikorera. 50% bibe uburyo wakwikorera, 50% bibe ku kazi uriho. So kugihe rero mu gihe utikorera birakugora ko uzaba umutsinzi mu buzima. Itegeko rya karindwi biravuga ngo
itegeko rya gatandatu riravuga ngo amafaranga ntago yizerera umuntu mu mahirwe, ntago yizerera umuntu yizerera mu mahirwe, ngo amafaranga akurikira umuntu yakorera, ntago akurikira umuntu wizerera mu mahirwe. So ngo abakire bakora ibintu bikomeza bakira. So akanavuga rero ngo iga agaciro k'amafaranga, ubwo ni itegeko rya 7, ngo iga agaciro k'amafaranga, ngo kugira ngo ushore amafaranga muri business atakuvunye. So akongera akavuga gutyo kuri principe ya 7, aravuga ngo ugiye gutangira business ngo tangiza amafaranga makeya yakuvunye, amafaranga wakobokeye, sibyo, ngo kubera yuko uzi imvune yayo, uzi n'agaciro kayo, ngo rero ngo tangiza ngo amafaranga menshi makeya yabo wakobokeye. ngo niyo mpamvu abantu benshi ngo bashora amafaranga bafashamo ideni agahita arangira, kubera yuko atazi iyo principe cyangwa atazi imvune y'amafaranga. Avuga ati niba ushaka gushora miliyoni 100 ugomba kuba ufite miliyoni 200. Niba ariko twebwe usanga iyo tugiye gutangira business, nkanjye byambayeho, nari mfite budget ya miliyoni 9, njya muri business ifite agaciro ka miliyoni 15, nyashora yose, ndagenda ndashyambura backup. Uri kumva? Niba ushaka gukora business ya miliyoni 2, make sure yuko ufite miliyoni 4. Niba ugiye gukora business ya miliyoni 5, make sure yuko ufite miliyoni 10. Niba ugiye gukora business y'ibihumbi 500, make sure yuko ufite miliyoni. Sibyo? So iri principe rero cyangwa rino hame rya 7 ritubwira ngo shora amafaranga make yawe. Ayo mafaranga akakomeza akavuga ngo kandi ayo mafaranga atindana nawe iyo ushoye amafaranga wavunikiye, udufaranga wawe twakuvunye. Ati ni byiza cyane. Agakomeza hasi kuri kangahe ka 2 akavuga ngo ayo mafaranga atindana nawe. Itegeko rya 8 riravuga ngo irinde ibihuha. Urumva? Ati ibyo bintu abantu baza bakubwira ngo hano hahiye, ejo bundi ari ubushiti wanjye yarambeshye, yarambwiye ngo hari deal irahangaha ngo bifitemo amafaranga, nari mfite udufaranga kuri konti aragera nukuraho nushyiramo biriya bya online. Bro, byarahiye kandi abatubuzi bose bakoresha igihuha, sibyo? So amafaranga rero yanga azirana n'umuntu ukoresha igihuha. Irinde ibihuha, sibyo? Ku bijyanye n'amategeko y'amafaranga, irinde ibihuha. Iyo wumvise ibihuha ufite amafaranga araguruka. Amafaranga ashaka abantu batuje. Niba ukibona amafaranga ugasara, igihugu ukakimanisha ibirenge, ukirukanka ukavuga ati hahiye, uno munsi ninde wa hostinze, make sure yuko igiceri utakibona, naga amafaranga uzayabona. Sibyo? Niba watunze 2,000 isi yose ugashaka kurara ibimenye, forget, ibagirwa yuko uzabona amafaranga. Reka tugende ku itegeko rya 8. Akavuga hano ngo itegeko rya 8 ry'amafaranga no kwamamaza. Amafaranga akunda bitaha. Nagaruka kuyamamaza yo ubwayo. No kuvuga ko waratangiye business, amamaza yo business bituma bizana amafaranga. Amafaranga akunda kwamamara. No kuvuga ngo amafaranga akunda ko wamamaza ibyaturukamo. Ariko ibijyanye no kwamamaza, ubwo no kuvuga marketing. Abantu ngo kutamamaza ibikorwa byawe ngo nukutamenya inzira y'amafaranga. Ngo abantu bakunda gushora amafaranga cyangwa kugura ibintu bihora mu matwi yabo
cyangwa ibintu bibaca mu maso yabo. Urumva ngo kandi iyo amaze kugura rimwe biba birangiye, ngo kuko iyo kimunyuze agaruka kuri nuza ya kabiri, arongera akagaruka akanabwira n'undi. Ngo kandi abantu ntabwo bahita baguriraho ikintu ako kanya, ku nshuro ya mbere uzakibabwira abyumve yigendere, ku nshuro ya kabiri urakimwereka cyangwa akabibwirwa n'undi ngo akigendera, ku nshuro ya gatatu urakimwereka akakireba, yarangiza kukireba akigendera, ku nshuro ya gatanu ngo aragifata akagishyira umugore we cyangwa umugore akakizanira umugabo, ku nshuro ya gatandatu ngo aragura. Ngo kandi iyo aguze rimwe ngo ujye umenya yuko ubatsindiye, ku nshuro ya karindwi, ya munani, ya cyenda gukomeza. Bishatse kuvuga yuko ngo amafaranga aribonekeza, akunda abantu bamamaza. So tugende rero, twagiye n'itegeko rya 9 cyangwa itegeko rya 10. Baravuga ngo itegeko rya 9 rivuga ngo amafaranga aha amahoro inyangamugayo. Ngo niba ushaka amafaranga ugomba kuba inyangamugayo, ngo kubera yuko nuyashakana ikintu kitarimo ubunyangamugayo ngo azagusaza. Ngo ushobora kwibwira yuko wungutse, ngo ariko amafaranga akunda abantu b'inyangamugayo. Ngo iyo uri inyangamugayo ngo ubwayo arakwizanira, ngo kubera yuko iyo yashyizemo ubutari ubunyangamugayo, ibagirwe yuko uzatunga amafaranga. Ngo iyo utari inyangamugayo ngo amafaranga akuvaho agushyira mu bintu bigushyira mu kaga. Uri muri icyo gihe kandi niko naje gusanga twese ariko tuba tumeze. Reka turebe itegeko rya nyuma, ari ryo tegeko rya 10. Iki gitabo nk'uko nabibabwiye gifite amahame 20, ariko nagiye noranyamo duke amategeko 10 kugira ngo turebere hamwe amategeko 10 byo gutunga amafaranga kugira ngo tuya keeping cyangwa amafaranga dukurikire. Rebe, niba ushaka gutunga amafaranga yo kuri iri tegeko, ngo kuba inyangamugayo, ngo kandi amafaranga winjize mu buryo butarimo ubunyangamugayo ntabwo aguha amahoro. Ngo uko y'amafaranga kugira ngo aguhe amahoro atuzanye nawe, gerageza ubunyangamugayo cyangwa ugerageze kujya yawe. Ngo ayatara yawe sa yawe. Reka turebere hamwe, reka turebere hano ino noza ya nyuma kugira ngo turebe uko bimeze. Iri tegeko rya nyuma ngo niba ushaka yuko amafaranga agumana nawe, nezeza abantu. Ngo iyo nezeza abantu ngo abavaho akuzaho. Ngo ni ibintu byoroshye. Roho y'umucuruzi ni ukunezeza abantu bakakubaka. Ngo kubera yuko amafaranga ava mu bantu akujyaho, akava kuri wowe ajya mu bantu. Ngo nezeza abantu, nezeza abakozi bawe. Ikizakubwira ko nezeza abakozi ni ukubera yuko babona umukiriya, aho kugira ngo we bakubone nka boss, ahubwo umukiriya bamubona nka boss, kubera yuko ari buzanye amafaranga. Akangaka ko duhamanya nako tuba dushaka kugira ngo twerekane yuko ari twebwe ba boss kuruta wa muntu tuzanira amafaranga. Kora ibyo ukunda, irinda amadeni, ubuzima buzira umuze, reka bikoresha amafaranga ari munsi y'ibyo winjiza. Shaka kuntu reka kuba umucakara w'amafaranga, umenye agaciro k'amafaranga. Ubwo ni ukuvuga kwikorera, amamaza, nezeza abantu. Ayo niyo mategeko 10 yagufasha kugira ngo ubone amafaranga. Ni iriya tegeko rigushimishije? Ufata itegeko rigushimishije, nurangiza ujye muri comment utubwire ngo iri ngiri ryanshimishije. Ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe. Ciao nakagaruka.